uko mwabyumvise Reverend Canon Antoine ntago yabashije kuza kuboneka, niyo mpamvu yadusabye kuza kuhamubera. Unyemerere n'ubundi dusenga Imana dutangire. Data mu izina rya Yesu tuguciriye bugufi, tuzi neza yuko ari wowe ufata itangiriro ukamenya iherezo. Tugushimiye yuko uri Imana yabanye natwe kuva mu rusengero, kuva ejo mu kiriyo, n'ubundi uzubane natwe, utume imitima yacu ihumurizwa kubw'imbaraga z'umwuka wawe wera. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Ndifuza gutangira uyu mwanya n'ubundi mfata umwanya wo kwihanganisha abavandimwe, by'umwihariko ababyeyi ba YVAN BURAVAN ndetse abavandimwe bavindimwe mu maraso. Kimwe mu bintu byanejeje kandi byanyubatse no kubona uburyo umunsi we wa nyuma, kugeza ku munsi we wa nyuma yaragaragiwe n'umuryango. Nagize amahirwe yo kumusura gatatu, ariko nabonaga uburyo ababyeyi bahirirwa, abavandimwe, buri wese ahari kugeza ku munsi wa nyuma ubwo yarari mu Buhinde ari kumwe n'abavandimwe batatu. Rero mwabaye intwari, Imana ibahera umugisha. Unyemerere soma ijambo ridufasha gukora uyu muhango, hanyuma dukomeze. Riri mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ni cya 4 umurongo wa 6. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, n'abakunze kuzaboneka kwe bose, amen. N'amagambo adasanzwe Imana yahaye Pawulo ubwo yandikiraga Timoteyo. Pawulo hano ikigaragara yarazi ko agiye gupfa. Urwandiko rwa kabiri yanditse, Pawulo yarwanditse abizi neza Bibiliya. Umwami witwa Nero bavuga ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Igitondo kimwe yarazindutse aravuga ati reka ntwike umurwa, ntwike umujyi, ndebe uburyo umujyi ushya. Noneho Roma itangiye gushya, ariyemeza aravuga, abantu batangiye kumubwira ko bimeze nabi, byavuzwe umwami ari umusazi, abyegeka ku bakristo. Aravuga ngo abakristo nibo batwitse umujyi. Noneho abivuze baduka mu bakristo barabica. Icyo gihe Pawulo nawe yarafunze, bamenya neza yuko cyo gupfa. Nk'uko umuvandimwe wacu YVAN BURAVAN iminsi ya nyuma bamaze kumenya yuko arwaye pancreatic cancer, yarabizi yuko agiye kwitaba Imana. Yarazi icyari kigomba gukorwa, yarabizi mu mutima. Ikinejeje nuko amagambo abiri ari budufashe. Pawulo yavuze ibintu bigera muri 2 nifuza gukoresha. Yaravuze ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, ibisigaye mbikiwe ikamba. Ndiho ndibaza nti mbese hari ibyiringiro mu rupfu uyu mwanya? Gisubizo ye, hari ibyiringiro mu rupfu. Nibyo nshaka gukura amaha. Ibyiringiro biri mu rupfu bya mbere, urupfu rw'abakiranutsi. Bibiliya ntabwo irwita west, ntabwo irwita ubupfu. Urupfu rw'abakiranutsi Bibiliya ibyita igihe cyo kwambara ikamba. Haleluya. Ni igihe cyo kwambara ikamba, igihe cyo kwambara ikamba. Hano iyi mvugo yarariho arakoresha ni imvugo urebye mu busobanuro, ni igihe umwami yagabye igitero, agafata igihugu, yarangiza kugifata bakaza kumwambika ikamba ryo gutsinda urugamba. Reka mvuge ngo BURAVAN, nkuko Reverend Antoine Rutayisire, ntabwo BURAVAN akenyutse. Kuko tuvuze ngo arakenyutse, na Kristo wapfuye afite imyaka 33 twavuga ngo nawe yarakenyutse. Ahubwo BURAVAN, Imana kuko yari yaramugeneye uyu munsi, arangije his life mission.
Bibiliya iravuga ngo nuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashakaga mu gihe cye arasinzira. Uyu ni umunsi wo guserebra, umunsi wo kunezererwa yuko ubu BURAVAN agejeje igihe cye cyo kwambara ikamba. Ndetse BURAVAN yakoze byinshi mu myaka 27 abantu bafite imyaka 70 wenda bataranakora in his lifetime. Kuko hari umuhanga yigeze kuvuga ngo buriya ngo hari abantu bajya bapfa bafite imyaka 25 bagashyingurwa bafite imyaka 75. BURAVAN siko byagenze. Ku munsi we wa nyuma naganiriye na Fernand wari uri kumwe nawe, ambwira ikintu cyiza ndumva yanakivuze ku mugoroba. Bamaze kumubwira yuko igihe cye cyo kugenda kigeze, yaravuze ngo musubize icyampa nkasubira i Kigali nkavuga Yesu, icyampa nkajya i Kigali nkavuga Yesu. Why? Iminsi ye ya nyuma yagize umwanya wo gutunganya ubuzima bwe, kwisanisha na Kristo. Nakomeje kwibaza iyo ndirimbo niyo yanjemo, sinzi niba aba artiste bari buze kubona umwanya. Indirimbo nakomeje kumva na BURAVAN ubwo twamusengeraga arwaye, twese twizeye yuko Imana ibasha kumudukiriza. Yaravugaga ngo kuluma 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 kosia kuluma ndimamele kuluma kosia. Indirimbo y'ikizuru ivuga ngo vugana n'umutima wanjye, uvugane n'umutima wanjye, nteze ugutwi uvugane n'umutima wanjye. Icyampa abantu turi kumwe hano kubw'uru rupfu rw'uyu muvandimwe BURAVAN, Imana ikavugana n'umutima wawe. Amen. Ikakubwira ngo uhindukire mu bitekerezo. Icyampa uru rupfu ntirube vain, kandi n'ukuri ntabwo kuri vain, ni urupfu rw'agaciro. Mbese ubwo nawe uzaba ugiye gupfa uzavuga nka Pawulo ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, ibisigaye mbikiwe ikamba. Mbese ibyirato byacu bizaba imodoka twagize, inzu twubatse, amamodoka twagize, abana twabyaye. Hariho umugabo witwa Metusera muri Bibiliya wagize imyaka 969, ariko icyo Bibiliya imuvugaho in only one sentence, one, yaravuze ngo yabyaye abahungu n'abakobwa. Babwiza ukuri ibyo ni inka yabikora, ibyo ni itungo ryabikora. But there is a life mission for your life. Ibyo ni inka yabikora. Niba ibyo ari byo bitugira abantu, then ni inka n'abantu. Ariko hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mbese wakwitunganya ukiyeza, ugasaba Imana imbabazi, ukabwira Imana uti mwami, imyaka nsigaje yose ndayikweguriye, yose hatavuyemo n'umwe, ndayikweguriye ngo ngwino wowe abariho unkoresha. Nkunda abakiranutsi iyo bapfuye. Nigeze kugira amahirwe, niba nayita amahirwe, umupasitori agira ibyago cyangwa amahirwe yo kubona benshi ubashyingura. Hari uwo nari ndwaje, yari umudamu wafashwe ku ngufu muri jenoside yakorewe Abatutsi, arangije abaho ubuzima bw'agahinda. Ngira amahirwe ndamwatuza yakira Yesu umwami n'umukiza, noneho nkamusura. Umunsi umwe ari bwitaba Imana, arambwira ubwo yarambwiye ngo muririmbire indirimbo yo mu gitabo yakundaga. Yavugaga ngo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ngo ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda. Ndayimuririmbira, arangije aravuga. Umubyeyi yavuze ibintu bidasanzwe, arambwira asa nk'uvuye muri uyu mubiri, aravuga ngo ndabona abantu babiri. Bwa mbere yari yabanje kumbwira ubuzima bwe bwose, arambwira ati umva nkubwire mwana wanjye, nta kintu na kimwe nabonye muri ubu buzima cyanejeje. Ati icyampa nkazanezerwa. Arangije arambwira ngo ndiyo ndabona abantu babiri bambaye imyenda y'umweru bansekera bambwira ngo karibu mu munezero udashira. Noneho arambwira, niyo magambo ye yambwiye, arambwira ngo mbese ngende.
ndamubwira ngo mpitamenya ko ari abamarayika ariho arabona. Ndamubwira ngo igihe cyo kugenda cyawe kirasohoye. Arambwira ngo ngaho ndirimbira iyo ndirimbo. Ndaririmba niko guseka yitaba Imana aseka. Sinanabimenya kuko icyo gihe bwo nari na muto, bwari ubwa mbere umuntu yaramfiriye mu maboko. Ariko mpita mbona ko urupfu rw'abakiranutsi rutandukanye n'urw'abandi. Urupfu rw'abakiranutsi ruba ruri bold. Mugabo w'Imana umwe witwa Dwight Lyman Moody, ubwo urupfu rwari rumwugarije, yaravuze ngo earth is receding, heaven is receiving, this is my coronation day. Yaravuze ngo isi irandekuye, nyamikro ifite ikibazo. Yaravuze ngo isi irandekuye, ijuru riramfashe, uyu ni umunsi wanjye wo kwambara ikamba. Mbese wavuga ngo nawe ubwo uzapfa uzitaba Imana, uzavuga ngo ugiye kwambara ikamba, cyangwa uzavuga ngo ugiye mu muriro utazima ugereranije n'ubuzima ubamo? Kasoreze kuri aya magambo, hanyuma dukora uyu muhango. Ndasoza ku magambo y'umugabo wari intwari. Abahanga baravuga ngo ubwo yahinduraga ibihugu, ngo ubuzima bwose bwahise buhinduka bw'ibihugu, witwaga Alexandre le Grand cyangwa Alexander the Great. Alexandre le Grand yararwaye nk'uko umuvandimwe wacu yitabye Imana yarwaye, kuko yari afite n'ubushobozi bwinshi. Ashaka abaganga bose bo mu Bugiriki, abahanga bose bo mu bihugu bitandukanye, noneho akora ibishoboka byose, barabazana, bamuha imiti, bamuha iyindi, bongera iyindi. Ku munota wa nyuma bagiye babona ubuzima bwe bugiye kubacika. Baramubwira bati nta mwami utanga atagize icyo avuga, ibigaragara nuko ugiye kujya aho abandi bose bajya. Ngo mbese do you have a last wish? Aravuga ati cyane rwose, ahubwo I have 3 last wishes. Mfite ibyifuzo bitatu bya mbere bya nyuma numva nifuza yuko munkorera. Batese urifuza yuko tuzagukorera iki kikunezeza ubwo uzaba utabarutse? Alexandre le Grand aravuga ngo umunsi wo gushyingurwa ndifuza yuko isanduku yanjye izatwarwa n'abaganga bakomeye ku isi. Abaganga bakomeye ku isi, abaspecialiste bose bashoboka ku isi, bose hatavuyemo n'umwe. Icya kabiri, ubutunzi bwose nakoreye, ibihugu byose nahinduye, zahabu, diyama n'ibindi, mu nzira nzaba ndiho ndajyamo muzagende mufate uyu mwanya, zahabu yose muyimene mu muhanda, ifarashi zantwara ikurura shariyo yanjye, abazaba bantwaye batwaye cercueil yanjye bazagende bakandagira kuri izo zahabu. Ati ikindi cya gatatu, amaboko yanjye yose uko ari abiri nimunshyingura azaba ari hanze. Kubera iki ngo yabivuze? Cya mbere, ubwo yavugaga ngo abadokiteri bose b'abahanga aba ari bo bazamwakuranwa, kwari ukugira ngo avuge ngo n'abahanga ku isi bashoboka baragerageje byarabananiye. There comes a time in your life when the best experts of your life will never even try to give you any single advice or any help. Hazabaho umunsi uzagera ku ijoro ry'ubuzima bwawe wumva ukeneye Imana gusa. Icya kabiri, ubutunzi bwose hatarimo na bumwe ngo bazabunyanyagize aba ari bwo nzakandagira. Why? Akenshi twiruka kuri byinshi, miliyoni, wakubaza amafaranga uhiga ntabwo wayamenya nawe ubwawe, kuko umubiri uhora uvuga ngo mpa, ukongera ngo mpa, wagira imodoka nziza ngo mpa, wagira ikindi kintu ngo mpa. Amen. Ntabwo amafaranga ari yatugira abo turibo, ntabwo ubutunzi aba ari bwo butugira abo turibo. In fact, umuntu yakongeraho n'ibindi, whatever we'll get in our life,
shaka ugishaka icyo ari cyo cyose. Fame, kuzamuka ukamenyekana ukaba igihangange. Alexander the Great yari igihangange, abona bitamugirira icyo bimumarira. Icyanyuma ngo intoki ze zizaba inyuma, aravuga ngo kugira ngo abantu bose babone yuko iyo witabye Imana, iyo utabarutse, nta kintu na kimwe ujyana, nta kintu na kimwe ujyana, nta kintu na kimwe ujyana. Nibajije ni iki Imana yifuza kubwira our generation kubw'urupfu rwa BURAVAN. In fact, ubwo yavugaga ngo aze avuge Yesu, ni iki yashakaga kubabwira? Ndumva yarashakaga kubabwira amagambo nk'aya. Yashaka kubabwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Not fame, not ubusore, not ubwiza, si ubutunzi, si urwego rwose wageraho. You need to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Nibajije icyo yifuzaga kuvuga. In fact, ndiyo ndasenga, nari ndiyo ndavuga nsenga mbwira Imana, Mana niki BURAVAN yashakaga kutubwira? Niki yashakaga kutubwira? Can't we change and move and do better than anyone else? Can't we live a purposeful life nkuko yabyifuje? Mana ibidushoboze. Amen. Uyu mwanya ngiye kugusaba twese duse nk'abunamye, ducurike umutwe turebe hasi aho tuzajya. Niturangiza use nk'uwitekerejeho uyu mwanya. Ndifuza yuko ufatanya nanjye iri sengesho nifuza kugusaba. Ubishobora. Bibiliya iravuga ngo twizeze umutima, akanwa kakatura yuko yazutse mu bapfuye. Ibyo bikaduhwanirizwa no gukiranuka. Amen. Munyemerere dusubiremo iri sengesho tuvuge tuti Mwami Yesu, tugushimiye yuko wadupfiriye ku musaraba. Ibyaha byacu bikezwa. Tugusabye imbabazi z'ibyaha byacu. Ibyo twagucumuyeho byose byerezwe mu maraso yawe. Uyu munsi dusezera umuvandimwe wacu BURAVAN, duhisemo kugukurikira Yesu. Umutima wacu urizeye, akanwa karatura yuko wazutse mu bapfuye. Duha imbaraga zo gukora ibyo ushaka. Duha imbaraga zo guhindura ubuzima bwacu. Twebwe ntitubishoboye, ni wowe ubishoboye. Turasenze Mwami, turakwiyeguriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Uyu mwanya mfata uyu mwanya ngiye gusaba ababyeyi ba YVAN ndetse n'abavandimwe be ndetse n'aho bashatse, abo bashatse baze kunyegera hano imbere dufatanye. Ndongera nanone gusaba umuryango we wa bugufi. Abakabiri nifuza gusaba nuko BURAVAN ntabwo yarakiri uwacu gusa, ahubwo BURAVAN ni n'uw'igihugu. Haramutse hari abayobozi nabo bari hafi yacu batwemerera bakaza, ndetse na bagenzi be nagiye mbona. Ndifuza nanone communauté y'aba artiste wenda nka babiri batatu baserukira. Wenda nagiye mbona Ruti Joel inshuti ye, andi umuntu muri hangana sindi bumenye n'abandi, ariko mwumve yuko tububashye. Ariko n'abandi abayobozi wenda niba hari ihuriro ry'aba artiste bose bazi guza twegere hano dufatanye uyu muhango. Kabasabe twegere hano imbere.
aza gusaba abaririmbyi niba bari hafi aza nabo kutwegera baturirimbira. Abasore bari bashinzwe guterura nabo baze kutwegera. Okay. Turasaba YVAN Ngenzi wari bufashe kuririmba nawe ngo yegere hafi. Haleluya.